Ubwo forire yago waretse guhangana n'abantu, waretse guhanganisha abantu koko, wabanye n'abantu mu mahoro. Niwe uzahora wanduranya n'abantu, ugenda uvuga ngo abantu barakwanga, niwe uzahora uzambaguza abantu koko muri uwo muntu. Ariko amagweja ni atukaye kamwe amagweja yakamwe amagweja n'udusimba tujya kunya tukani ubudodo. Yege wese amagweja kuko yige ni umugore. Safi tureke n'ibyo ngibyo nge ntago wantera ubusambo rwose. Uki nta gutera ubusambo sura ndi umugore mubi. Ndi umugore mubi. Kikanimba udashi. Yego cyakora duriye mu buriri ntago umuntu yakurara rubusa. Ngewe ntago ngenzi guhenda henda umukobwa nubwo wabura umugore tukaryama nkakubwira hindukira ume ukanga. Ubwo mitahindukira nkareba hirya. Sinongera no gukora. Ngange oyasha cyangwa ni mbo ndashimira na leta rwose ndashimira guverinoma y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo guhagarika insengero bazifunge bazikomeze ubu bari babureke bukore nabara abapasteri b'abatekamitwe bababohe bamanura ingegera imagerage wowe wa mugore wakubwira ngo ubwire umugabo wabagabo wasambanye nabo bose wabamubwira nowe mugore umva nkubwire wa mukecuru Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Yes, murakaza neza kuri Kigali News Channel. Turashuje cyane mwebwe bitewe naho murereye hose bari mu bihugu bitandukanye. Hano rero turi kumwe na Yakamwana no mu mama hano mwiza cyane no bita Nzovu. Rero reka tubaye ikaze nta nubwo dutina ngo tujye mu bintu byinshi. Ntago dutina ngo tujye mu bintu byinshi. Hano yakayaje yarakaye ngo hari ikintu yakashaka kubatamo muri aka kanya. Ariko mbere na mbere kaduhere kuri no mama wacu abanze abatwakirire noneho tubanze tujye muri mood none kuko baraziranye cyane. Nkuko bisanzwe twishimiye kugaruka kuri Kigali News Channel. Yanjye tuvugana nitwa Uwimpuhwe Safia nkaba ndi kumwe iruhande rwanjye Nzovist ni so Safia nkaba ndi kumwe na Yakamwana. Twishimiye kuza kubataramira hano kuri Kigali News Channel. Ngewe ntabwo ari ugutarama. Ngewe ari ikintu nshaka umuntu nshaka kwiyama hano mwe last owning kuko yigize akarakajya umuntu bita yago forire yago waretse guhangana n'abantu, waretse guhanganisha abantu koko, wabanye n'abantu mu mahoro. Niwe uzahora wanduranya n'abantu, ugenda uvuga ngo abantu barakwanga, ni wowe banga muri iyi showbiz nyarwanda. Yago waretse kwanduranya n'abantu ukabana n'abantu mu mahoro. Ejo bundi twashyinguye Vava. Ejo bundi wowe yago ntiwari urwaye uri kubashya ngo barakuroze kandi ari umunaniro urwaye. Ejo nawe uracomoka wabanye n'abantu mu mahoro ukazigendera neza koko. Ejo bundi usimbukiye kwa Philipita. Ejo bundi uri kwa Chita. Ejo bundi none wasimbukiye kwa Irene uramushaka iki? Washinje cano ejo bundi koko ko nta n'igihe iramara koko yago waretse kwanduranya n'abantu koko. Niwe uzahora uzambaguza abantu koko muri showbiz nyarwanda. Koca itaturutse iwanyu, koca YouTube atariyo mu muryango w'iwanyu, waretse abantu bose bakayigira ko tubitunze abantu benshi kuri iyi si. Yago harya waravuze ngo Irene ngo mugaye ubwonko ahubwo ufite toroma iwanyu bakuvuza. Afite toroma ngo afite toroma mu bwonko batakuvuza bagiye kuzabona uri kwiruka mu muhanda wakuyemo imyenda. Serious none Yakamwana aranyishe rwose ngo yagafite ngo toroma mu mutwe. None yahamuye abantu bose nta n'umuntu uzi kujya kuri cano washaka kumuvugaho ngo reka watanyikwe abantu bose babitsemo ubwo. We yamutenyitse ubwo. Nge nta muntu ntinya. Wewe niba umutinya nge nta muntu urasangira. Atinyitse se mu buheburi. Hari imbunda afite se. Ariko ngewe mu by'ukuri mu bisanzwe yago ndamukunze. Turamusivile. Nukuri ndamukunda pe.
wowe uramukunda ariko ntabwo uzi amanyanga agira njyewe amanyanga ye sinyitayeho ariko myemba mbona yatangiye afite iriya ya Go TV show ya Go TV mbona akora neza mbona ari umuhungu mwiza rero aho bipfira niho nta bintu wagiye umwumvaho ngenda mbyumva byinshi ariko burya ibintu abantu bavuga uko umuntu atari sibyo abantu bavuga uko umuntu atari nitukajya twishinga ngo abantu buryo abantu bose ari we banga ari we bavuga gusa kubera iki ari we gusa umukobwa bumwe agatukisha bose ntabwo twamucira iteka ntabwo twamuciraho iteka kuko n'abandi si shyashya nta muntu ku isi ari shyashya buri muntu wese agira defo na karite yiwe arakabije yago uzambaguje abantu benshi ariko nge nta kintu mpfa nawe ariko azambaguje iyi showbiz ejo ari kwa Chita ejo ari kwa Irene ejo ari hose bifu kuki azambaguza abantu gutya ariko mubangamira mu buhe buryo niwe babangamira wenyine abantu bose niwe babangamira wenyine abantu bangana kuriya banakomeye muri iyi showbiz nyarwanda niwe babangamira wenyine bamutwara cano ye barayibye baramuroze ngo suwejo bari bamuroze muri showbiz ahubwo reka nkubwire ikintu twakora iyi showbiz irimo abantu bafite amashyari menshi nibareke twese dushakishe ko turi ku mihanda dushakisha ubuzima ibintu by'amashyari babireke ngaho biri mu banyamakuru biri mu bakinyi bari mu biki twe tuvugisha rwose ngewe ku ruhare rwanjye ntabwo nta wundi munyamakuru wo mu YouTube nari numva ashikwana na bagenzi be bigeze hariya ku buryo chano zigeze muri 5 zose ari wowe bavuga gusa ari we bashyira mu majwi yago ni igiki ahubwo yago ari we manyanga wanduranye n'abandi ari wo warakomangisha abantu imitwe akomanya abantu imitwe ateranya abantu bari bwabonane byibura mugirane beef iki yago mwari bwahure byibura rimwe mwenda mugirana n'akantu gato mwapfa yago nta beef dufitanye ariko yago rwose gerageza ubane n'abantu mu mahoro turaziranye yago wowe urabivuga iki ko numva utavuga turaziranye yago twarakoranye igihe kirekire utagira ngo nimba hari abo bafitanye urwango ntabyo nzi rwose ntabwo ngewe nzavuga umuntu ufite icyaba yarampemukiyeho icyo yahemukiye abandi ibyo ntabwo bindeba ntacyo bindeba ibyo byayagore tubivaho twiganirira ibindi nkonje guteze nase reka nkubwira umunyamakuru we reka nkubwire kamerama njye kwibasira umuntu ntacyo dupfa ahubwo njye reka nkwereka umuntu ndimo kwibasira muri iyi minsi umuntu wise abantu b'abagabo ngo ni amagweja uwo muntu yaranutse atukaye kamwe amagweja ni udusimba tujya kuniya tukanya ubudodo noneho ubwo budodo nibwo bakoramo imipira urabona kuba ko yadututse yuko turi amagweja turi ubudodo abagabo bose ngo ni amagweja ariko rero kiriya ni igitutsi ni ukuri kw'Imana umuntu w'umukobwa ntabwo agomba gutuka igitutsi abantu b'abagabo kimeze kuri yakuyemo babandi barinda perezida wacu gusa nibo atatutse nabo yarabatutse kuko nawe urumva nabo ni abagabo nose bose abagabo ni abagabo bose muri rusange yabakuyemo ate yavuze iti sinzi irindi zina babita nuko njye mise mvuga abaje ya myenda baba bambaye yanditseho ngikira sinzi uko babyita noneho yabavuzeho CTU yaravuze ngo uvanyemo CTU n'abandi bose basigaye mu gihugu ni amagweja yakamwana yabaye igweja kameramani yabaye igweja inzova igweja
ariko hari igihe umuntu avuga ikintu atabanje kugitekerezaho birashoboka ko yahubutse mu kuvuga ko muzamubabarire n'ukuri erega buriya umuntu aravuga amagweja nta nubwo nari nzi byari byo amagweja n'udusimba nyine tuni ubudodo sinari sinzi ko ari n'igitutsi kabisa ese tuvuge ngo banzovu banunye ubudodo ewe nyine kandi tuni ubudodo nyine nawe urimo mana we ariko sha n'ukuri birababaje birababaje cyane cyane nawe uri amagweja abagabo bose ngo ni amagweja abantu bose ngo ni amagweja ako kantu karababaje simba bita amagweja urakazi wowe gusa nawe ariko nawe baramwihaye nawe baramwihaye bahereye ku maguru bazamura bageza ku mutwe yewe we mbega wakandi nanone abamotari ngo ntibakimutwara bose nabo ni amagweja ariko se manange ko numva uwo mukobwa izina yaryubatsera ariko buriya reka nkubwire wowe ntabwo waba bakwisima oya ntawe cyo nzi cyo nk'umugabo mugaseke imbohe ese gusa ikiriho nta mugabo w'imbwa ubaho Safi ariko ushobora kuba akunda abagabo none se ntabakunda abagabo reka ntabwo wabanga yige we samagweja kuko yige ni umugore umukobwa wa undi watutse abagabo bose tarako nahise yunama ni umukobwa ni kimwe n'uwo wadututse ni umukobwa yige nge n'ubwa mbere mbonye yige disi ni agakobwa ni arimo aragenda ukuntu yige arimo aragenda nk'abakobwa neza yigira gutya nge bariya mfite ububasha najya mbashyira hariya ku giti nk'abarasa sasu ngewe se ubuse we bakunda yige vugisha ukuri oya uyu Safi ntabwo yantera ubusambo uya ngewe arabizi ngewe uyu ni musaza wanjye ni ukuri mufata nka musaza wanjye ahubwo vuga ngo ndanigize ngo arabye indimi kubera yige oya ngewe ni ukuvuga ngo Safi yatureke n'ibyo ngibyo nge ntabwo wantera ubusambo rwose kuki nta gutera ubusambo si urana ndi umugore mubi urana ndi umugore mubi kika nimba udashyuha urabona Safi atafite oya birarenze se basi birarenze Safi yego cyakora duriye mu buriri ntabwo umuntu yakurarana ubusa harakaneje ubundi bavuze ngo twagiye tujya muri cya kiganiro cyo kwa Manibu ngo namutikura da ngo wantikura umuntu yagusamura ariko nanone ntabwo naranicaye ngo Safi yaratambutse ubu se mwasamura mfite aho basamura ubwo rero tujya ufata nka musiki wawe ariko turya oya deka nkubwire turyamye ubundi mpfana iki nawe ariko ngewe ntabwo ngenzi guhendahenda umukobwa nubwo waba uri umugore tukaryama nkakubwira hindukira ume ukanga ubwo mpita mpindukira nkareba hirya sinongera no gukora byaba nibyo kuvuga ngo ngewe ngo mbabarira ngo guhendahende ngushimashima reka ubwo mpita ntabwo umubiri wawe ufite ikibazo duhita dushyiramo metero bya bintu byo kuvuga ngo ngushimashime ngo sheri ngo wambabarira ndi guhatahata ubwo niba wanze safa ntabwo nzi guhendahenda njye sinzi no gutereta buriya ariko reka mbabwira hari abantu benshi batwibeshaho abagore banini bakatwibeshaho ngo ese ngo uriya mugore munini ngo buriya ngo byagenda gute uri kumva nzovu buriya abagore banini batwibeshaho cyane ni ukuri kw'Imana batwibeshaho akakureba ngo buriya ngo wabigenza gute ntabwo abagore banini twe duteye ikibazo ariko numvise nawe bavuga ngo munanirwa vuba oya reka ngo muba murimo kwahagira ni ukuri narangariye igi kameze nk'agakobwa kigendera gutya
ige reka oya reka uriya ni umukobwa rwose buriya hormone ziwe zamaze kwangirika zarangiritse wapi buriya we yagira santima wowe yagirira we santima nk'umuhungu mugenzi we ngange oya sha cyangwa ni yakamwana oya yakamwana ni yamute mbo ndashimira na leta rwose ndashimira guverinoma y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo guhagarika insengero bazifunge bazikomeze ubu bari babureke bukore kuko insengero zirimo ibisambo byinshi mu tubari nta bisambo bikibamo bazifunge bazikomeze nabari abapasiteri b'abatekamitwe bababohe bamanura ingegeri mageragere n'abantu bita ngo abapasiteri babamanure Madrid bagende barya uburoko oya nka pasiteri Korode ibaza umuntu washinyaguriraga vava igihe nubaracyavuga kandi vava twaravuye kumushyingura oya nkuru umuntu pasiteri turakwiyamye umwana yagiye warangiza ukamugerekaho amagambo mwaretse vava akaruhukira mu mahoro warangiza ukajya hariya ngo uri pasiteri Nyabaki w'amatiku hano muri showbiz ugenda uhanganye n'abantu warangiza ukajya aho ngaho ngo uri pasiteri Nyabaki vava ararwaye arimo kuboroga arimo gusaba imbabazi ariko bamwe bakavuga ngo ni imitwe ngo arimo kubeshya ngo ntabwo ari byo ngo haboneke za views umusitari azaza ababara arimo gupfa muvuge ngo ni za views urumva ariko baramucuruje we nkuriya bagwiza niba baki kuki bamenye kujya gushaka views yitabye Imana ko tuzi ko ababyeyi wagiye kumusura ni kandi ko nawe ari umubyeyi ko yabyaye buriya ikintu cyo kuvuga vava yagiretse ko nawe ari umubyeyi yabyaye wa mudamu wowe naramubonye wari wambaye ibikanzu by'umutuku uvuga ngo vava ngo yarapfuye ngo agenda ngo atemeye abana ngo yabyaye wowe wa mugore wakubwira ngo ubwire umugabo w'abagabo wasambanye nabo bose wabamubwira umva nkubwire wa mukecuru wa nkozi y'ibibi we umwana arapfuye ukajya kumugerekaho amagambo wowe ntabwo uzapfa nawe ejo ni wowe muringara baravuga ngo lelo ya moninga lelo ya yo lobi ya moninga uyu munsi ni wowe ejo uyu munsi ni njyewe ejo ni wowe lelo ya yo lobi ya moninga keba nayo merina umuntu umupasiteri umuntu usenga base n'abapasiteri ariko ni views baba barimo gushaka njyewe ikintu navuga kuri Korode kuva mbere na vava gihari Korode sinzi ikintu yapfaga na Valentine niba wenda yari yaramusabye interview akayimwima kuri iriya cano ye kuko yigeze no kuza ndabyibuka twari turi gushutingira hariya hoteli Teke abwira vava ngo azasabe wa mugore imbabazi umwe bigeze gutukana vava aramubwira ati turamubwira amusaba imbabazi ate kuri a mugore ari we wasembuye vava amusaba imbabazi urumva Korode ntabwo nari nzi ko abapasiteri namwe ari uko muteye warangiza ukajya aho ngaho ngo uri pasiteri ariko ibaze njye n'ubwo uri umunyamatiku umuntu yaba yarangiriye nabi wamubabarira kandi nubwo yakwitaba Imana baretse kwita abapasiteri basaye amazina mukayakuraho mukaba abantu basanzwe yaravuze ati umuntu wese nagiriye ikibazo nambabarire umuntu wese nagiriye nabi ambabarire ese wowe urinde kutamuha imbabazira ese we nta ko mbona nawe ari nyakwigendera yibereye hariya ariko Pastor Korode se ntiyamaze abagore babandi ntabwo mujya mubyumva kwiki abadamu baramuyobeye wese pasiteri ntabwo mujya mubyumva ariko nta mugore wamushinjije hano ngo yaramusabye ngo aramwime twese twambaye umubiri ntabwo yagiye hano kuri social media bakabishyira hanze usibye kumenya ngo twese tuzapfa ryari twese tuzapfa ntawe uzaba cyakora leta imbabarira ya madini nk'aya madini ya ba Korode babuha amadini rwose harimo injajwa harimo amatiku harimo amanyanga niyo mpamvu nyine amera kuriya ngo ni pasiteri ntabwo ari pasiteri noneho ngo baramwirukanye ese burya adepera yaramwirukanye
ako se wamuganura nta kunitamwirukana nta kunitamwirukana nta kigeragaza ejo bundi ngo ari umukristo ngo sinzi ngo ibyo yabwiye ntuzuriya nindera noneho hari uriya ngo nimba ngo bamwita ngo inde uri ufite umutwe munini uriya bamwita ndera uyu mushiki wacu nawe uherutse kubatizwa nindera bamwita ngo nimba ari inde ntabwo muzi mushiki wacu uherutse kubatizwa Empire nimba ari Empire Brian Empire Claude ngo yaravuze ati ngo agiye kumusengera ngo niba ari mu kwa kangahe ngo azahura ngo sinzi ibyazahura nabyo hako Brian baramushaka hiki Brian buriya ngewe ngo azamusengera rwose ngo azamwereka ko amusengeye rwose nukuri Imana Brian agira ukuri Brian agira impuhwe Brian yarababajwe n'urupfu rwa Vava Brian arahaguruka arabivuga barangije baramwota ngo nawe agiye gupfa bose bapfuye ko nabo ariko si wundi utazapfa ni murekera umuntu yarigendeye nk'abantu nibamurekera twese ko tuzapfa nabarimo bita ngo ntabwo ari insengero ikibazo si insengero bagakora ibintu bitahuye n'urwo rusengero ku rusengero ni nka bya bindi babandi bita ngo n'abavuzi ba gakondo kandi ari abakurya amafaranga y'abaturage gusa urumva ni nk'aba rero bitirira insengero kandi ari bizinesi atari n'abapasiteri yaka bariya abantu sinzi uko bameze ngo hari wagiye ngo mu butayu ngo ashaka ngo urabona Yesu Kristo ariko icyo nkundira buriya Noheli yahise abigaragaza hakiri kare Yesu Kristo Noheli ariko wabonye ko yahise abigaragaza Yesu Kristo yamaze iminsi 40 atarya atanywa noneho abamwishinje ejo bundi hari uwapfuye ngo nashaka kumara iminsi 40 ngo atarya atanywa ajya mu butayu ikintu dusabye kandi turatakambye rwose natwe turabana ejo tuzapfa ejo ningewe ejo nundi twese tuzapfa ahubwo uzagira Imana agapfa nka Vava azabagira Imana abandi batagira akuzi gupfa wiyejeje ni byiza cyane ugasaba imbabazi umuntu wese wagiriye nabi izo mpano se wazikura hehe ko nge nira mpano yantunguye shawumva wahorani gusa niba murekeri YouTube yaracuruje yarahaze nitumureke rwose nta nubwo tuzongera kumuvugira hano Imana imuhi iruhuko ridashira birahagije niya abanyamakuru baracuruje hari urugendo TV anarwaye rwahise rujyayo reka nzigira iwacu nzareba ibyo mucuruza kujya iwabo nta kindi ni iwabo mu ijuru ntugire ngo ni hari Nyamasheke ngo aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi karimbura kazi nako baririmbira nako narakabonye nanjye ngo bakubwiye ngo uyu munsi ugiye gupfa oya kiragiye urabona nibwo Vava yari akimara gupfa ngiye nyuma akimara gupfa rero mu gitondo nahise nkora interview kuri 5 guys niba ari Intare TV ni ukuvuga ngo byarantunguye urabona Vava n'abari bahara bari kuri tele ntago biyumvishije ukuntu Vava yapfuye urumva rero nanjye byarantunguye mpita nkora iyo interview mbabaye kabisa ko ntago nabyumvishaga nahise nibuka ibihe twagiranye interview twagiye dukorana ahantu henshi na henshi twagiye duhurira ku macana agiye atandukanye abantu beza ntibaramba ariko yaragiye kandi twese tuzagenda niyo nzira nuko rero iyo interview bayibonye mu by'ukuri nari mbabaye kuko uyu muntu mwari musanzwe musabana gucitsa umuntu wari usanzwe uzi biba bibabaje ariko gusa twebwe turi abasitari iyo umusitari agiye byanga bikunze biramenyekana kurusha n'abandi ntabwo ari we wapfuye uriya munsi wenyine kugeze na sehashika hari n'abandi bapfuye icyo gihe ariko kubera ko ari umusitari niwe wavuzwe cyane ese ko buri inyuma ya kamera urumva twabimenya kameramani ngo yadimu wowe se hari ukuze uzarebe ngewe niyo nafunzwe BTN TV1 Radio Rwanda channel zose iminota 30 isi yose bamenye ko yakafunzwe kubera izina mfite
namutse nanibye bakavuga ngo yakayibye ntago narenga umutara bahita bamfata impamvu no kugira izina nkiri nanone ni ikibazo ntabwo ushobora kudepurasa akantu k'umuntu bahita bagufata ariko njye narabivuga ku macana ahantu hose ibyo puranka nazo rero ubundi byakugiraho ingaruka nkubwira ukuntu ibintu byacu ushobora kurwara ngiye nkabura sapoti ibintu ukuntu byatangiye ubundi vava bari bamuza abantu bose ko vava n'umusitari pe unarenze ariko ikintu cyaje kubaho ni ugukundana n'uriya muhungu bamwita Dr. Emmy. Dr. Emmy rero barakundanye ntago byari n'agatwiko barakundanye n'ukuri barakundanye ariko no kurigira inka munyarwanda se barakundanye ariko Dr. Emmy ashobora kuba bitari bimurimo cyane ariko vava byari byamaze kumujyamo neza ko gihe yarabinganirije harambwira turiya mutipe ndamukunda ndanamubwira ariko uyu mutipe uvuga ngo urakunda uyu mutipe busi babandi babashaka kugira ngo bazamukire ku bantu atuya ati turakundana ariko ikibazo dufitanye nawe nuko atarangeza iwabo yari afite ikibazo cy'uko ataramugeza iwabo kuko hari na interview twakoze kuri Olivia TV uriya ntago yamukundaga we yashakaga kugira ngo amuzamurireho cano yizamukire kuri urabona abantu bose rero yari afite cano yashakaga ko cano izamukire kuri Valentina bakavuga ati uriya muhungu arimo aramubeshya uriya muhungu nta rukundo amufitiye kuko haje no kugera igihe indirimbo ya Vava asohora indirimbo amaze kuyisohora twari twicaye hariya hepfo uramunigara ya uploading kuri channel twari twicaye turimo dukora ikiganiro Vava sinzi ukuntu yagiye kuri YouTube ahita abona ya ndirimbo yasohoye yakoze ariko atarayisohora wabona indirimbo uriya muhungu yamaze kuyauploading kuri YouTube yiwe Vava yenze gusara aravuga ati gute ati Dr. Emmy gute nakoze indirimbo namara gukora indirimbo ntarayisohora wowe ukayisohora niho hayisaba rero ibyo bintu barabishwaniye uriya muhungu afite ukuntu yagiye kubyoroshya arabyoroshya nyine nimba yaramuhaye udufaranga ntawamenya kuko yaje kongera akavuga ati ngewe ibyanjye n'uriya muhungu ntihazagire undi muntu wongera kubyivangamo byararangiye nta badashwana bahise babyumvikana yego urumva rero abantu hagati aho mu ishusho y'abantu bahita babona ati uriya muhungu nta rukundo afitiye Vava ni gute yafata indirimbo atayatse Vava akajya kuyisohora ari umuntu wayihimbye Vava yarayihimbye akayitaho n'amafaranga ibyo byose niho haje rero kuba ikibazo ariko bahise babirangiza bihita bishira nibwo hashize iminsi rero Vava nubwo dukora ikiganiro aho hepfo yaravuga ati ndumva ndwaye ndumva ntameze neza noneho nkamugese Vava wabaye iki ati ndumva ndwaye atari komeruka kuva iwacu mu bukwe ati mvuye iwacu mu bukwe ati nza numva ntameze neza nubwo iwanyu ntibakoroze Vava ati hoya ati ntawaga iwacu ntago iwacu baroka ibyo byose rero ni ukuvuga ngo abantu bagiye bareba ibyo uriya muhungu yamukoreye bakareba na Vava niho bahise bajajinga aravuga ati uriya muhungu ni umunyamitwe ariko mu by'ukuri ntabwo uriya muhungu ari umunyamitwe ni business abantu bose baba bashaka yashaka ko atera imbere ariko n'urukundo barakundanaga na Vava n'ukuri bitenze kujya kure tujya gushyingura Vava uriya nk'umuntu wasangizanya amagambo ngiye nkimara kuvaho hahise hakurikiraho uriya inshuti ya Vava kuko uwo yaravuze ati reka duhe ijambo n'uwakundanaga na Vava nyabyo niwe yahise ajya nuko yambaye fime ariko wabonaga ko n'undi yababaye uriya muhungu ni ukuri ko Imana izamuha umugisha yaratabarije Vava bigitangira kuko urumva niwe Vava yaramuhamagaye ati ndarembye yaramukundaga uko atamukunze ntabwo ari amarira waririra umuntu safi Vava akimara kumva ko yarembye avuze ati ngiye kurwarira iwacu uriya musore aranamuherekeje uriya muhungu se kuko ari we yahamagaye akamubwira ati ngenda arembye ngwino njyane kwa muganga amugeza iwabo amujyana nukuri Dr. Emmy nubwo abantu bari baratangiye kumureba mu ishusho itari nziza Dr. Emmy ntabwo yangaga Vava
ntabwo yamwangaga pe. oya iyo umuntu yagiye mwana ibintu birahinduka nubwo mwaba mufitanye bifu ntago wakwifuriza umuntu gupfa. Oya, Ushobora mwarageranye gupfa ikibazo rwose. runaka ariko ntago wakwifuriza umuntu ntabwo wakwifuriza umuntu gupfa kuko hari n'ahantu umuntu ajya ntagaruke. none se njyewe njyewe ibyo bintu Njye ntabyo nari nzi pe. kuko njyewe Vava atarapfa hari ikiganiro twakoze njyewe na Vava nimba na Safia Twaragikoze. ndabwiye mbwira Vava ni Vava ntufite abana babiri mu rugo. Eh. Vava akimara kumva ko mbivuze yaramfasha araniga Amuniga. ahantu wakajwinga ngo ngiye ngo mfite abana ngo nta bana mfite ngo nta bana mfite Ariko waneye inda. njyayo makuru Ariko ayo makuru nari nayakuye hari abantu babiri hari abari babizi hano. bavuka Eh. aho Vava hariya nyine Nyamasheke harimo umudamu umwe bita Mama Nayira aho Vava yakoze akazi ko mu rugo ageze i Kigali Nayira noneho hari n'undi mudamu umwe uwo mudamu vuge byose ndabizoe naturi busigire yararwajije na Vava vuge byose ngewe Kanyombya twagiyeyo uwo mudamu aduha amakuru yose atubwira ati Vava buriya yavuye iwabo afite abana babiri. Niyo mpamvu rero Kanyombya afata agakayi arabyandika ibi bintu nzabivuga mu kiganiro ndi kumwe na Vava ubwo ngubwo ari kumuniga. oya ubwo ni njye se Kanyombya yivuze ahubwo uyu ni wabivuze. Kanyombya regaza ubwenge uyu nese nguyu bimutanga wewe murankubwira ukuri kose siko kuvuga Ubwo ibintu byose uzavuga ngo nagiye kwa Safia. ahubwo niwe ugiye kubivuga ubwo umugore wawe yeneye mu nzu wajya hanze ukabivuga ibintu byose ubonye niko babivuga Ngo nagiye kwa Safia. ariko kuki mwumva batabavuga ahubwo mukavuga abandi. Oya. yajyanda Oya reka nkubwire. Yemara nkubwira uzazira umunwa wawe. Uzazira umunwa wawe. Toute la vérité n'est pas bonne à dire, mimi nabikwambia kila siku. Oya azaza avuga ati nageze kwa Safia. Bigenda bite? Ubugari n'inyama. Birangiye nkora ikiganiro. Urabyivugiye none ibyo nabirenze. Ibyo nagitangaje, ibyo nabirenze biri. Kuza sakarya ubugari n'inyama agakora ikiganiro ibyo hari igisebeje kiri. Cyangwa nabonye Safia yambaye isutiye. Uretse n'isutiye. Twese amabere nabonye igihe. Oya. Gusa icyo nashakubwira nzovu kuri kose siko kuvugwa bro. Oya rata none tuba turi muri shopping. Hano dufite byinshi twavuga. Ariko hari ibyo ushobora kuvuga. Ariko reka nkubwire impamvu Nzovu yabivuze. Nzovu nawe ndamugaruke wenda usibye ko tugiye tutabigaruke aho umuntu wapfuye. Nta n'ikibazo gihari. Afite abana babiri ni amakosa. Gusa ngewe n'ukuri kw'Imana yo mwijwe ntabyo nari. Icyo gihe winjiye mu buzima bw'umuntu. Ariko nta n'itegeko rimuhana ngo uba winjiye mu buzima bw'umuntu. Niba se adashaka ko bimenyekana uriya ni umukobwa. Wenda yishakira umugabo. Yishakira umugabo. Yagusabye imbabazi ari amabura kindi nta kundi yabigenza n'ubundi wabishyize hanze yanasebye kubera gukuniga. Ariko gusa ariya we kujya winjira mu buzima bw'umuntu. Gukora umuntu ambaza kubyava. Tubyihorere n'undi uwo ari we wese uretse na Vava. We kujya winjira mu buzima bw'umuntu. Niba hari umuntu udashaka ko bamenya iby'iwabo ukazaho ugatobora ukavuga iby'iwabo, you have to be clear. Arabafite benshi. Nta n'imbeba. Azagira umunsi. None se bana ngiye am serious brother. Igeze yakubyarira Ibrahim yige ko ari umugabo ko ari yige no mukobwa ko yigize umukobwa. Ege no mukobwa ku giti cye. Nese ubwo yige yabyara. Ige nturi umukobwa. None se ucyo umwita mugabo. Ibikoresho nabite by'abagabo ni ibihe koko. Oya gusa nta mwana ngira nta n'umunshinja. Ariko kubyara n'umugisha, reka mbabwire kubyara n'umugisha. Kubyara n'umugisha. Nimukajye mwihakana ngo nta mwana ngo nta cyuse. None se umwana imyaka umaze
imyaka umaze wowe nta n'uramumbeshyera kuva Kongo kuza Masisi ukava Masisi ukaza mu Rwanda gutese ahubwo haraba nuko batazi ngo yakaturamukurahe none se nzovu wowe vugisha ukuri yakanamana bafite nshinja rwose azamunzanire kabisa keka nimbara muri Pridas yakakoresha Pridas najya akorera neza wakoresha Pridas ukabyara yakanumugabo yari ikijya cyo kubyara ariko disi kuyikoresha nabyo ni byiza Pridas ni nziza nabyo n'ubutwari uyangu uyu nguwo ni nyama kwa nyama ngo yangurunuka enye kuki utayikura bafite abana bane yarabyaye ubwo se abana bane nakongera hundi nagiye muri Onapo ngiye nagiye muri ariko nibyo n'abagabo bajya muri Onapo yes nawe oya ngiye naracuze ntago nkibyara kamaye umukobwa afite umukobwa mukuru umukobwa mukuru yaramufite da nga urumva ko atangiye n'ibindi biraza ngo mfite umukobwa ki mukuru kandi naravuze ko ndi isugi asugi ufite abantu ufite akana gatoya keza shaho afite abana bangahe nge ko nabacitse nanitegereje neza wabonye afite abana bangahe Safi yakuze afite abana afite umukobwa mukuru mwiza afite na bucura bwiwe ufite nk'imyaka nk'ine 5 umukuru afite nk'imyaka ingahe ko wabibo ari hejuru ya 20 ntabwo ari ribu ari hejuru ya 20 urakumva yakase suko wahise wiruka Safi ahubwo agira nkingire kabisa ubundi akabundi wayisujya tusubiremo burangiye utajya ugira gahunda muri yo nanyweye icupa mfata ibyemezo bidasubirwaho mfata ibyemezo n'iby'umurwayi none se bra ufite wari wanyweye icupa hari nari nanyweye icupa zari zindi buriyo hazi ikintu kikatwica tugapfa bakuba harokotsemo yakawene ko yagiye none se nzovu ejo bundi twari turi Musanze tujye gushutinga none hari umunyamakuru wose wasawasho bita Kiruso yari gushutinga video mbwira Nzovu ndamubwira rero Nzovu kubera ko iyi video twebwe tutayirimo ngwino nkwereka ahantu nabaye hani Musanze Yaounde tujye kwinywera kagwa nkumbiye n'urwago rw'ina turamanuka tunywa icupa rya mbere rya kabiri tubona babantu bose babatunyujijeho muri Pandagari babatsindagiye muri Pandagari turokorwa n'iki nuko mwagiye kunywa gacupa twagiye kwinywera gacupa ibyo bintu narabyumvise wana iyo nkuru narayumvise ndi hano ahubwo twese tujya kubarira kuri brigade turagenda turabareba tonya twigarukira mu mahoteli kwiriye nge nababwiye ko nta plan mfite ko ntacyo ntegereje kuba icyo nsigaje ari ugupfa gusa it's remain to die ariko kuki wiheba mu buzima bwawe ubundi bimeze bite nge byararangiye gute se urashaje what plan mfite no gushaka umugore nkajya urugo nanzu nzubaka nayo neganya naho neze kuzayikura none se inzi zamanuka ive mu ijuru ize yiyuba cyangwa ngo niyaya ngewe ntacyo neganya nababwiye ko icyo nsigaje ari ugupfa gusa sina baba sina mama sina ngewe it's remain only to die nimpfa nzagenda nk'abandi bose gusa ngewe rwose ntacyo nteganya I have no future ngewe rwose wamaze kwihe it's remain only to die nta kindi ngewe ntacyo ariko nkanjye nujuje imyaka 38 nta n'akabanza ka metero n'imwe ngira nta mugore nta mwana nta n'imbeba none se urambwira ngo ibyo negereje mu myaka 38 mfite reka nanjye mubaze nta mugore ubwo sibyo byiza negereje imbere hazaza ni reka nanjye nkubaze ntabyo igisigaye no urupfu reka nanjye nkubaze babarira reka nkwicarano nkubaze ari cyarano nkubaze kuki yihe bari kuyu muswa bite byiwe hari impamvu hari igihe nanjye kumubaza ntese hagize nk'umugira neza waguha iyo nzu cyangwa akanakuba n'icyo kibanza cyangwa nako kazu akakaguka kwiheba byareka wenda wewe ntabyo ufite byo kuba washaka ese hagize umugira neza ngewe bitewe n'ubuzima bwanjye nanyuzemo ibyo wama byose n'ubwami bya mirenge
nta kintu cyanshimisha kuri iyi si kubera ubuzima nanyuzemo nta kintu na kimwe gishobora kunshimisha ngo numve ndanezerewe nk'uko wenda nagakwiye kuba ngomba none kunezerwa. se reka nkubwire Because of my life. hari igihe umuntu agera igihe akababara hari n'igihe umuntu agera igihe kubabara Njye nta bigashira byishimo nkeneye. ukeneye iki Njyewe nta byishimo nkeneye, igisigaye ni ugupfa nubwo wenda gusa ndiho ariko ni ukubaho utariho. Urumva? bakujyanye i Burayi se Iburayi ni kwa mama, ni none kwa se data. sinumva ngo Iburayi se bazakujyana ni i mu Burayi ijuru. Ariko kuki mwumva Iburayi mukagira ngo ni mu ijuru? Iburayi hose ni bahamba. Banga ese Ugiye i Burayi, njyewe ugiye i Burayi byo mfite famille zingana ikizagezeyo zigapfa. Oya, Mfite hose shangazi ni yageze mw'isi. Arizona. hose ni Nta mw'isi. n'iminsi ibiri imodoka Oya, iramwishe. hose ni mw'isi Mfite nawe udapfa ntawe badapfa. Nose kumbwira ngo bakujyanye None se kunyine- uziyumbwira ngo bakujyanye mu ijuru. Muri Amerika ntabwo ari mu ijuru, mwe kujya mumwangisha USA. Nzovu wowe ufite intego yihe iki mu buzima intego mfite intego mfite niyo gusubirana n'umugore wanjye, niyo gusubirana na madamu niyo gusubirana na madamu wanjye, nanone kuba abana bari kumwe na mama wabo batambona batagira gute, abana bumva ko mama wabo hari ibyo abaganiriza ashobora kubabwira ati papa wanyu yaratunaniye, papa wanyu gukina gutya, ariko iyo uri kumwe n'abana bawe n'umudamu ugenda ubaha abana ubaha uburere bakazakura. urabona bo ni Rwanda rw'ejo, wenda njyewe ejo nzanavuye mu mubiri cyangwa nshaje, kandi iyo umuntu akuze ashaje atakibashije gukora atungwa n'iki n'abo yabyaye. rero kubona none abana iyo bakuze muri buriya buzima urabona abana bakuze muri buriya buzima tutari kumwe nka saza ntacyo bamara babwite n'ubundi se cyaradutaye cyataye mama nibyo rwose iyo mugamu yo niyo gusana n'umugore wanjye yo nego ufite ni nziza kandi n'Imana iyumve iguhe ibihembo kandi nego mfite none nimara kuba ndi kumwe n'abana n'umugore icyo gihe nshobora no gufunguza na YouTube channel yanjye. Naguciye mu magambo uravuga ati nifuza kuzasubirana n'umugore n'abana, izandangamirwa ujyamo zaba waziretse. Indangamirwa n'ikizi zirakora izimana amafaranga, indangamirwa udafite amakuru mfite nzi ko watandukanye na mama w'abana kubera zirandangamirwa. Uye nongeye gusubira nawe indangamirwa nanazikate ntago nkiri kumwe nazo. Zirandangamirwa rero uzazireke. Oya nanazikate kuya ngende mu n'imyaka rega tugenda dukura tugenda dusaza. Indangamirwa naraziretse. Waraziretse. Rero nukugenda ukagwisha neza uriya mudamu kamuganiriza neza. Ubu byaratangiye n'ejo bundi twe turi kumwe no mu kanya twavuganye n'ejo mbese wabona udufaranga ukibuka ko ufite abana na madame ari hariya ukagenda ukagira icyo bamarira bakavuga ati koko Nzovu yarahindutse. Kagenda bizi ndamutse nsubanye n'umugore wanjye amafaranga yaboneka abo hanze bamfasha bakagira bate kuko bifuza kubaho mu buzima bwiza. Twese twifuza ko tubaho mu buzima bwiza. Rero iyo ubayeho mu buzima butari bwiza urabona ufite abana bane n'abana benshi, sibyo? Kandi abana barimo baragenda bakura, uko bagenda bakura buri mwana abana na papa na mama bagira imico myiza, agira imico myiza kimwe nuko utabana n'umubyeyi umwe ngo wumve ngo burya hari kuntu nyine bajya bavuga ngo dore babana ba wa mugore, sibyo? Kubera iki haba hari igihe nyine abana bataba bafite imico myiza, ariko n'abagore tuzi kurera, usibye nyine ibyo byari bya kera bavuga ngo dore babana ba wa mugore. Yego ige bimeze bite se yigewe wandikanzirega ngewe mbabarira nkubaza ikintu kimwe kandi ntubabare. Urababara? Ntabwo mbabara. Ige uri umukobwa uri umugabo?
cano itere imbere ikundwe igire gute igire za views nyinshi tuyisengere Nzovu natera isengesho Imana ishobora byose Mana nkunda ndagukunda rwose ndagushimira ntacyo utakoze Mana uraturinda twese n'uraturinda kandi nanone Mana nkwetse amahitwe icumi yose Mana ntako n'abatakoze ajya abona views yabonye views natwe Mana baratwishimira basanga turahembwe aho baba bakuye Mana Imana izazihora ibasubirizamo ubwa Yesu Kristo wacu amen.